Ai rutare rw'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire imbyiro, mutabazi ne gupfa, nuko nkiri muzima, mwami nguhungireho, no ku munsi w'imanza ningeri imbere yawe. Ai rutare rw'Imana, uzandeke nkwisunge.